cyaryamye mwana akagenda none se ngo ufite amafaranga kuryamye mwana kuryamye ufite ibiceri ushaka kuryamye mwana ugomba kubyuka mwana ugashaka ibiceri ntabwo ubona ukuntu kejera ari insazi oya mwana vayo sari sigaye ugafungira ese agana he akagenda wagiye mu ngagari mwa iyo mpamvu uryamye sha abajene i Kigali barakubiswe mwana imifungo yarabuze gihe mu gitondo kare kare shange ndi hudu tu mwana insazi mwana ntari mwana bimeze bite se madame? Nese umeze neza? Meze fresh kabisa. Oh my god, ntabwo nakwibisha ko ari wowe mbonye. Kubera iki? Ndi umufana wawe, ndagukunda, nitwa Timaza. Njye nitwa Timaza. Timaza ni izina ryiza. Murakoze. Utuye inaha se? Ntuye hano inyuma. Turaturanye. Nkabona kuzi. Nese watsuhuje mbabarana kwinye ndi umufana wawe mu ndirimbo zawe. Bihera pe. I'm so excited. Meze neza. Meze neza. Ni fresh. Ikwa Timaza. Ukaba utuye inaha? Ntuye hano inyuma. Nkabona kuzi. Ntabwo najyaga nanjye nkubona ndi umufana wawe, ntabwo nakwiyumvisha ko ari uko nkubonye. Mana yanjye. Asante, ukunda hip hop? Cyane, by'umwihariko wowe ndagufana cyane ku buryo ntashobora kwiyumvisha ko ari wowe mbonye. Ewana, asante kabisa. Oh my god, wamifata se? Ntari. Okay, mana we. Ntabwo nabyiyumvisha, mana yanjye. Timaza. Iryo zina rirarenze. Subu ninjye, subu ntabwo dukurota. Mana we. Ntabwo nakwiyumvisha ko nkubonye n'ukuri. Kandi dufata agafoto. Okay. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza. Saa Imana ikurinde rero. Nanjye ndi umuturanyi, naza nza kugusura. Nta kibazo kabisa. Twavugana na nimero nayigwa naribi. Uwama nimero zawe? Nta kibazo kabisa. Kuva duturanye se ari ribi. Kima nimero zaza nkuhamagara basi nukuri ndagukunda, nkunda indirimbo zawe, uri umuhanzi mwiza kabisa. Timaza. Urakoze. Urama message ndebe ko ari wowe. Sibone nimero zawe. Sawa. Okay, urakoze basi. Sawa basi, niwe byiza? Murakoze. Okay. Ntabwo nabyiyumvisha. Oh my god.